wabaga hehe wawunze uhunga iki umuntu wanerezaga ari ku mwana n'umugore yarakuzinze muri iyi araturoga hanyuma ndabahungana amagarura i Kigali. Imana imwe kibaho ubuzima bwawe. Amen. Warahora gurwaragurika cyane. Imana mu kakanya ibohoye ubuzima bwawe. Ufite amazi? Yazane hano. Ko ndabona Mana mu izina rya Yesu. Dusengeye amazi. Twahinduye amaraso akiza. Akiyanywa abohoke. Mudamu akiyanywa n'abane babohoke. Le pifo mene da zarabe. Kandi mwana afungura amarembo y'umugisha ku buzima bwe. Menyekane ku iteka remana. Tugushimye kubikoze. Ne mu izina rya Yesu. Amen. Aya mazi nuyanywa arahita kurogora. Hanyuma uzagende uyatere muri bintu uri muragurisha. Uzabona amafaranga wasabye n'Imana imwe ngo iguhaye. Nawe hari ikintu wahize. Urakibuka? Urumva bike kurimo. Imana igushoboze. Urakoze cyane. Twongeye tuzamura Imana icyoro mu izina rya Yesu. Twongeye tuzamura Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Umukobwa w'ubungu wambaye ibintu by'umweru. Uraririmba? Imana mwe irashaka kuririmba. Amen. Urumva? Iyo Mana urayifite. Ikindi cya Imana mwe igukijije mu nda nabonaga memba. Amen. Ikindi cya gatatu Imana mwe iguhaye ubwenge bwo kwiga. Ugiye kwiga kandi uzimba. Hanyuma ugiye kubona akazi, keza ariko nugera mukibagirwa bazakwirukana. Niyo kondisiyo Imana imawe. Ugiye kubona akazi keza ariko nibagirwa bazakwirukana. Imana izagushoboza. Hanyuma ikindi Imana mwe yambwiye ngo irakuzingo, igukwiha uruzingo. Nagiye kubona mbone ikintu kigiye ndabyita gutera ndabyibagiwe. Kamvuga ikiziriko ariko nabonaga ibintu bya bintu bakiminyururu byandi bakingisha inzugi. Nicyo nabonaga umunyuru cyangwa isheni sinzi uko babivuga. Nabonaga kiva mu nda yawe, kiva mu nda kandi kivamo bakurura. Bamwe ngo irakuzinguye mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye tuzamure Imana icyubahiro. Wa mugabo ubonye akazi uzashima Imana. Nshatse watera haleluya ubonye akazi. Uzashima Imana. Yicarira uzashima Imana. Ngwino ngusengera Imana iguhaye sheke. Ngwino uyu. Na nuriya. Imana ngo iguhaye sheke. Iguhaye sheke ariko uzishura. Ntuzayakoresha ibindi. Imana mwe iguhaye sheke. Biramwe ngikurinze guseba. Mana la benefo mu izina rya Yesu. Nsengeye ibiganza bye. Duhamagaye sheke y'amafaranga. Yabonaga ko bagiye kumutereza cyamunara. Ariko urima ndahamye neza ko la benefo. Iriya nzu ari wayimuhaye. Uyimuhana ibisobanure ko Satani twakomera ko yayimuriganye. Duhagaritse imbaraga zose za Satani. Tanga ubwishu mu izina la benefo rya Yesu Kristo. Kandi azahagarara aguhamiriza ko wabikoze. Tugushimiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Tera haleluya eshatu uzashime Imana. Ko mutamwikirize. Twongere tuzamure Imana icyaro mu izina rya Yesu Kristo. Biramugenzo ngo bigiye kumenyekana ko Uwiteka arema. Twongere tugire kucya. Eliya aravuga ngo tujye ku musozi Karumeli. Aravuga ngo idusubirishije umuriro. Abari yo Mana. Ndagira ngo uyu mugoroba y'amasaha isi yose sindi buvugaho tuye bakuru baba isi yose. Imana iguye igitangaza isi yose izabona yamara kukibona
Imana irakuzinguye wowe urira bako umwuka w'uruzerero uyu mukobwa umeze gutyo. Imana yamwe ngo izere benefit. Imana igukuye umwuka w'uruzerero. Irama ngo ni Imana iguha icyerekezo. PC de benefit. Imana iramzala benefit. Irambwira ngo ntabwo uzapfa uzarama. Hari igihe kigeze kugera wumva wakwipfira. Ala benefit. Ariko Imana yamwe ngo ni Imana igufiteho umugambi. Yamwe ngo kuko waje kwishaka ntabwo izemera la benefit kuko rwa n'isoni. Pifomeneda. Imana yamwe ngo ningubwire ngo uzubaka kandi urugo rw'umugisha. Zala benefit. Uruzakomera kwa amaraso ya Yesu Kristo. Imana izaguha abana b'umugisha. Kala benefit. Ikindi Imana yamwe ngo daside benefit iguha akazi k'umuntu usaba Imana kwikorera. Iramwe ngo irabikoze. Ikindi uwo mutwe uhora urwara n'aba diamond. Tugere guca mu izina rya Yesu Kristo. kugira ngo abanyama bakirere abaterwa bakirere abadasenga bakirere abari hanze bakirere abari bibutse bakirere niba bari gukirera ati nicyo kimenyetso ati nicyo kimenyetso reba ibiganza byawe ati nicyo kimenyetso cy'ibyiza ati mu biganza byawe abakwanga batitegereza ibiki bamare niba bakumara bizabatera gukizwa bizabatera gusenga bazaza mu rusengero basizera Imana ya Aburahamu basizera Imana ya Isaka basizera Imana ya Yakobo twongere cyane ngo amen. Pire benefit de benefit. Tugire gutya. Zala benefit tugire gutya ongera gutya. Twongere tugire gutya papere Yesu. Vuga ngo ndimo ndakira ikimenyetso cy'ibyiza. Vuga ngo ndimo ndakira ikimenyetso cy'ibyiza. Vuga ngo ndimo ndacyakira mu biganza byanjye. Vuga ngo ndacyakire mu izina rya Yesu. Ndacyakire muri iki cyumweru. Ndacyakire muri uyu mugoroba. Ndacyakire muri uku kwezi. Ndacyakire muri uyu mwaka. Ndacyakire kuri tariki. Biramenyekanye, biramenyekanye, biramenyekanye ko senze Imana, biramenyekanye ko Imana inabaye. Vuga ngo nakiriye mu izina rya Yesu. Umugore mukunda gupfa iki? Bazi ko musamba. Imana irabikemuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikemure. Amen. Kandi bikemure mu mucyo. Iki ni Imana ngo ni guhaye akazi k'umugisha. Akazi keza kadasuzuguritse uzashima Imana. Ikintu umaze iminsi Imana ikubwira kubatizwa. Yego? Umutima ukubwira kubatizwa mu mazi menshi. Numara kubatizwa nkuko ibikurimo uzabohoka. Uzaba umunyembaraga mu izina rya Yesu. Kandi uriya mugore ntuzamute n'umuntu. Uriya mugore ntuzamute umugisha. Nikomeza mu izina rya Yesu. Tugere gutya. Tuzabura Imana icyubahiro. Wariko Mana icyo ngukundira uko utameze nkaba. Washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Imana yamwe mwaya masengesho urahita ubona akazi. Mwaya masengesho urahita ubona akazi. Imana yambwiye ngo hari ibyo yacinze kugira ngo ubashe kumenya Imana. Ikuzana ku gatebe kugira ngo ubashe kumenya Kristo. Ubu Imana yagushize ku munzani ibona urashitse. Niyo mpamvu Imana iguha akazi keza mu izina rya Yesu. Twongera dukomeye Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ari igihe Imana idushyira ku gatebe yabona dushitse ikatugirira neza. Ariko ndashimana ko mwaya masengesho twese Imana itugiriye neza.
ngo Eliya ngo agejeje cyo gutamba ngo afata byigera bya bitambo ngo arangije aravuga ngo nimuvoma amazi musukemo. Ndashima Imana iyo byamenyekanye ibyagusuzuguraga nawe utangira kubisuzugura. Iyo byamenyekanye hamwe utinjira usanga hikinguye kare bakaba ngo ni karibu kubera iki hari ibyamenyekanye. Nukuri Imana ubuzima bwawe ubuzima bwawe yamwe ngo ugabanya amarira yamwe ngo ikibazo cy'inzu ukimana igihe kingana gute yingira gikemuye. Yesu aragikemuye kandi agikemuye vuba uzaza utuba amakuru yose. Ikindi cya kabiri Imana igutuje ahantu wasabye Imana aho uri ngo Mana ndaharambiwe irahagutwaye mu izina Yesu. Ikindi Imana yamwe ngo ntabwo uzapfa uzarama. Ikindi ugiye gushingiza gushingiza Imana irabikoze abana bagakora amako. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baza mugenzo ngo wamaze kwakira. Waze ngo urumva amaze kwakira. Mugire ngo urumva byamaze kumenyekana ku iteka remana. Ngo tuzamure haleluya. Imana yambwiye ngo iguhaye imbaraga zo gusenga. Bonye mareka w'Imana agufite mu ntoki murimo kujyana. Imana irambwira ngo iguhe mareka aho uzajya hose muri kumwe. Ntabwo azigera kurekura n'umunsi n'umwe. Ubu bwiza bw'Imana ukuye mu masengesho uzakomaho iteka ryose. Ikindi Imana izakora ubukwe. Imana irabenefo izakora Imana ari ibirori uzakora by'ubukwe. Si ubukwe ariko ni ibirori Imana izakora by'ubukwe bw'igitangaza. Hari ishimwe uzabira abantu benshi ukavuga ngo bizameze igitangaza biri Imana gukoreye. Bibiri kandi biri ku rupapuro mu bisome mu bifate ku rupapuro cyangwa mbere hari icya kabiri. Imana ikoze ibyo bintu by'ibitangaza. Uzashima Imana. Imana irambwiye ngo numara kugera hanze ukivana ukimara kugera hanze twongera cyane haleluya. Ikindi cya kabiri Imana yawe kandi ngo Imana izakunyuzaho wasuzuguriwe hose kuko bagiye kubona ukuboko kw'Imana. Bagiye kubona Imana ihindura amateka. Kandi ikindi Imana iguhaye ibiro wayisabye uza la bifomene daza la bref nibyo iguhaye akizabirenze bivuze ngo wajye usaba ibiro ariko ngo wajye usaba ibiri bitarenga. Imana ishimwe. Imana ngira bikoze ayime ikindi Imana iguhaye ibintu byo kudoda ni atelier ibintu byo kudoda. Bonye ibi wabisabye Imana ibintu byambonye ibintu by'amamashini menshi ariko yo kudoda mbona arimo araza mbona ni mu gisare kinini mbona ngo ni we boss wabyo. Imana nabigwaye mu izina rya Yesu. Uzashima Imana. Tunge tuzamana icyubahiro. Arangije ngo arababwira ngo nimura beneforeda. Imana wenga iguko umudemoni wo kuriganyaga. Ufite umudemoni wo kuriganya gusa. Niko karakazi niko Imana ngo akazi ke no kuriganya ibyawe byose n'urugo rwawe rwose. Ukaba nta kibazo ufite ariko dayimoni ikuriganya yihibereye. Irambwiye ngo uyu munsi irapfuye. Kandi mu gupfa irapfana n'ubikora. Hari umuntu ugiye gupfa iwanyu. Ntuzana ababare uwo ngo arapfana n'abazimu be n'abadayimoni be mu izina rya Yesu. Twongere tuzamure Imana icoro mu izina rya Yesu Kristo. Hari bigomba gupfa none sagize amasengesho bazamubwira ngo ni imikino.
iminsi 7 tutarya wagize ngo twari tubuze ibyo kurya. Hari ibyo twakandagiraga, hari ibyo twari turambiwe, hari imigozi twacyagaguraga, hari iminyururu twarimo turacyagagura, bikamenyekana ko Uwiteka ari we Mana. Yesu ashimwe cyane. Imana yambwiye ngo nyuma y'amasengesho hari telefone 2 ugiye kwakira z'ubutsinzi. Imana yambwiye ngo abantu bakuvuyeho nta nuna guhamagara, ariko hari telefone z'umugisha 2 Imana iguhaye. Kandi yambwiye ngo ikugize umunyabusiness. Irambwira ngo wari ufite imodoka iragenda. Tunga tuzamani toro mu izina rya Yesu. Tunga cyane haleluya. Irambwiye ngo irabigaruye, tuza umutima, izo manza wari ufite urazitsinze mu izina rya Yesu.